muraho abakurikirana urubuga Izere Yesu, mumeze neza mu mitima yanyu. Mbonanye na munywanyi wanjye rero dukunda gusengana, tukanakorana no ku rubuga Izere Yesu. Twari tumaze iminsi turi mu bihe bigiye bitandukanye, ariko umwami Imana yagiye araturinda ahantu hagiye hatandukanye. Ubwo rero nawe agiye kubabwira ukuntu Imana yaturinze muri iyi minsi tumazemo iminsi. Twari turi gushima Imana yagiye ibana natwe. Imana yatugiriye neza rwose, yaraturinze, nta ribi rwose, twabanye n'Imana ahantu hose hagiye hatandukanye. Imana nishimwe, nihabwe icyubahiro, igiturinda uko bukeye uko bwije. Imana nishimwe, nihabwe icyubahiro, haba mu gitondo iraturinda, haba nijoro iraturinda, haba tugenda ahantu hose igihe giturinda, niyo turi kugenda mu mamodoka ikaturinda, niyo turi kugenda mu nzira ikaturinda. Ahantu hose mwagiye mubona ko Imana yagiye iturinda, nishimwe, nihabwe icyubahiro. Abakurikira urubuga Izere Yesu, twari tuje kubabwira ko Yesu aturinda na n'ubu akaba akiturinda. Abagenda mu mamodoka arabarinda, abagenda mu mayira arabarinda. Ahantu hose iyo tubyutse tukabona bukeye, dushima Imana iba yaturinze uko bukeye uko bwije. Ubu rero uyu mwana niwe dukorana ku rubuga Izere Yesu, tujya dushiraho utuntu tujyanye no gusenga tw'Imana, gusenga, kwishima kuko Imana iba yaturinze. Ngaho rero nawe agiye kutubwira ukuntu bimeze. Katwicara aha ambwire ukuntu ihe biba bimeze muri iyi minsi. Komera. Umeze utereye? Meze neza. Urashima Imana? Ndishima kuko iyi minsi yarandinze cyane. Yego. None se yarakurinze, wagiye ugenda ukabona biremeye, ukabyuka ukabona biremeye. Weho wagiye ubibona gute muri iyi minsi twari tumazemo iminsi y'abantu bari gusenga bizera ko Yesu Kristo yabarinze? Weho wagiye ubibona gute? Yoko nagiye mbibona iyi minsi Imana yarandinze. Yego. Ko hari abapfuye sinapfa. Yego. Hari abahuye n'ibibazo nko kugira ibibazo bigiye bitandukanye bakavunika, impanuka zikabatwara. Weho Imana yagukoreye iki ku buryo wayishimira? Yewe rero nk'iriya minsi nagiye ku ishuri ndatsinda. Yego. Kandi sinagira n'ikibazo uje nyine cyatuma mva mu ishuri. Yego. Imana yabanye nawe, ni ukuvuga ngo Imana yagiye ikurinda. None se n'iki wayikorera muri iyi minsi tugezemo? Urabona ari iki wayikorera Imana? Ikintu Imana nayikorera ni ukuyishima. Yego. Nkashishikariza n'abandi bantu kuyizera. Yego. None se uri kubibona bimeze bite? Uri kubona Imana muri iyi minsi ni iki wayikorera cyo kuyishimisha, cyane ko nkatwe dukorera ku rubuga Izere Yesu? Ikintu nakorera Imana kakanya ikayishimisha ni ukuyizidira. Yego. None se weho muri iyi minsi ahantu bw'abantu baba bari kwirukanka kuri biriya bibazo twahuye nabyo, weho ni iki wakoreye Imana? Yewe rero abantu nafashije nkabimura. Yego. Kandi nakomeza no kubasengera. Yego. Wakomezaga kujya usenga kugira ngo Imana igire gute, ibarinde, kugira ngo Imana nishimwe, nihabwe icyubahiro. Imana yakomeje kubana natwe rwose, yaraturinze. Ubwo twari turimo hano abantu baje batugana barongera basubirayo amahoro, ubu bameze neza. Ari abanyeshuri bari kwiga, ari insengero ziri gukora, ari abatembera bagenda bagaruka bari kugenda, nta kibazo. Weho uri kubibona ute? Yewe rero ukuntu ndi kubibona, Imana ikomeje kuturinda. Yego. Kandi izaturinda igihe cyose yanaraturinze. Yego. Kuko kubanga n'ucya ni Imana yandinze. Yego. Kuba abandi bangana kuri hari Imana yabarinze. Yego. No kuba biriya bibazo yarabitujirishije Imana. None se weho ubibona gute? Umuntu yakomeza kwizera Yesu kugira ngo azaturinde n'ibindi bizaba bije. Uri kubibona ute wewe? Ukomeza kumwizera. Yego. Kuko Yesu ashobora byose. Rero nta mpamvu yo kureka kumwizera ngo uhuye n'akabazo kamwe. Yego. Kuko ibifite impamvu yabigutereje. Yego. Kugira ngo iyundi kibazo kiza hari ikindi kirakemura. Use weho nk'abanyeshuri bagenzi bawe, ukurikije ibigeragezo tumazemo iminsi, uri kubona Imana wagiye uyikorera iki? Uri ku ishuri cyangwa uri iwanyu mu rugo, ndavuga mu miryango? Nje rero ku ishuri. Yego. Kugenda kubwiriza ubutumwa bwiza ku banyeshuri twigana. Yego. Ukababwira ati Imana ishobora byose, ati mwizere Yesu. N'ubundi Imana ishobora byose uko byagenda kose. Yego. Noneho rero ni iki uzajya ukorera Imana mu gihe uri iwanyu mu rugo cyangwa se uri kumwe na bagenzi bawe? Ni iki uzajya ukora? Njye ndasenga bihagije. Yego. Uri amaturo y'ishimwe yuko yatinze. Yego. Usenge ushime
ushima imana iba yakurinze, ushima imana uyibyinire, uyishimire mbese kuko imana yagiye gukorera iki imirimo n'ibitangaza. Haleluya. Rero turashoje, rero twe turi kuganira, turi kuvuga ukuntu imana yabanye natwe mu minsi itambutse, tukaba turi gukomeza kuyiragiza ngo izaturinde n'iriya minsi izabane natwe, iriya minsi izaza izabane natwe. Weho uri kubibona ute? Ukurikije iyo turangije niyo turi kubona imbere. Rero twe noneho rero tugiye kujya dukorera imana rwose uko bikwiriye, tuyibyinire, tuyihimbaze, abature, ababyine, kugeza igihe izongera ikagira turinda n'ibigeragezo bigiye bitandukanye. Ngaho rero tugiye kwibyinira, ngaho nkawe nk'uko ukurikije ukuntu imana yakurinze muri iriya minsi, ngaho yibyinire turebe ukuntu wayibyinira bikayishimira. uzi kurinda abana we, urinda jewe, urinda abandi, urinda baba, urinda papa, ariko uzi kurinda abana we, uzi kurinda narakubonye, uzi kurinda mu bivuge, uzi kurinda Yesu we, uzi kurinda mwami we, uzi kurinda tukubone, uzi kurinda Yesu we, uzi kurinda. Haleluya.